itariki ya mbere z'ukwa 10 ubwo tugiye gutangira ukwezi kwahariwe kurwanya ibiza. Ni ukwezi nyine tuzamaramo iminsi 31 dukora ibikorwa bitandukanye byo kurwanya ibiza ndetse dukora n'ubukangurambaga ku banyarwanda kugira ngo bashyire imbaraga mu kurwanya ibiza. Hagati muri uku kwezi ku itariki ya 13 z'ukwa 10 u Rwanda nibwo ruzifatanya n'isi yose mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wahariwe kurwanya ibiza. Uzaba ufite insanganyamatsiko ivuga ngo kubaka ibikorwa biramba ni inshingano yanjye mu kubaka ubudahangarwa. Bimwe mu bikorwa bizitabwaho muri uku kwezi harimo ibiganiro. Muri buri karere hazakorwa ibikorwa byo kubakira abantu inzu zikomeye, kuzirika ibisenge by'amazu, kuzirika ibisenge by'amashuri ndetse no kuvugana n'amatorero n'insengero nyinshi zubakwa nabo bakongera gusubira mu bisenge by'amazu yabo. Ikindi nanone ni ukongera gufatanya n'abanyarwanda bose mu gutera ibiti. Ntabwo n'ubundi ari igikorwa cya Minisiteri y'Ibiza gusa, ni igikorwa n'ubundi dusanzwe dureho na Minisiteri y'Ibidukikije, ariko by'umwihariko mu kwirinda ibiza nabwo tuzabikoraho ahantu henshi hatandukanye. Ikindi ni ukongera kureba ko amazu y'abanyarwanda adacengerwamo n'amazi, twongera gukangurira abaturage gukurikiza amabwiriza y'imyubakire yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imyubakire Rwanda Housing Authority, birinda kubaka amazu adafite fondasiyo, birinda kubaka amazu adahomye, yamaze agera hakinjirwamo n'amazi nyuma bikaza gutuma yamaze agwa. Ikindi nanone kizakorwamo ni ukongera gusibura imiyoboro y'amazi, gucukura ibyobo bifata amazi kugira ngo dukomeze twirinde ibiza. Ariko nyuma tujya gusoza ukwezi ku itariki ya 31 z'ukwa 10 mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Karama, aho hazakorwa umuganda, hakorwe kandi n'ibikorwa bigamije kugabanya ingaruka ziterwa n'ibiza.